Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kitaza kuba kirekire nk'uko nabagiye mbizeza muri no minsi ngenda baha ibiganiro bijyanye n'ibihe tugezemo. Mbere ko twinjira mu kiganiro, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana nziza, uri Imana yaduhamagaye, uri Imana yadushyize muri no murimo tutawukwiriye. Turabaswa turi ntamenyekana, udushinga no murimo ubona ko turabo twizerwa udushinga. Turagusabye ngo utweze, udukureho gukiranirwa kwacu kose, uterane amaso y'imbabazi twishimire wicaye mu ijuru, kandi uhagarare kuri twebwe ubwira ubwoko bwawe abantu bakumva minsi ushaka kubabwira muri ibihe bya nyuma. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko nababwiye ni Bosco, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro kitaza kuba kirekire cyane, kukuri kunyeganyeza isi kukageraho ikinyoma cyageze gishinga imizi. Niko turi kugenda tuvuga, ntago ndi jyenyine, harimo n'abandi benshi bari kuvuga. Turi kugerageza kunyeganyeza ikinyoma nubwo gikomeye cyane, dukoresheje ukuri gukomeye, ukuri gutuma twitwa abasazi, ukuri gutuma imiryango yacu duta n'abantu bakatubona nk'abantu bataye umutwe. Niko turi gukoresha, ariko turi mu murimo w'Imana ukomeye cyane wo kweza abantu. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 17 umurongo wa 17 baravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ni Yesu ari gusengera abigishwa be, abwira Imana Data ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo rero ry'ukuri rigeza abantu, ryeza imitima y'abantu, ikinyoma kikanduza abantu kikababata. Ijambo ry'Imana muri Yohana nanone haraho havuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ikinyoma rero kibasa abantu benshi cyane, kandi si ikinyoma gitoya, ni ikinyoma kimaze igihe kirekire cyubakwa. Niyo mpamvu twahagurutse kubwira abantu kuri, nubwo bwose bigaragara nkaho bikomeye, nubwo bigaragara nkaho bigayitse, nubwo badufata nk'abasazi, nubwo twakwishyira mu kaga, ariko turi kuvuga ukuri tumwe w'Imana. Nk'uko umuririmbyi yavuze ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso ngo y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi niyo muyobozi, ngo nuko dushyira imbere, kandi nubwo twapfa tuzabaho. Imana ishimwe rero cyane ko yaduhamagaye. Reka rero dusuhuza abantu mbere yuko twinjira muri iki kiganiro. Reka dusuhuza abantu bari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Zambia, abari muri Mozambique, abari muri Malawi, abari Uganda, za Kenya, abari muri Afrika muri rusange ndabasuhuje. Ndasuhuza abari i Burayi, muri Australia, muri Amerika, muri Canada hano dutuye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Muri aka kanya rero nkuko nababwiye, ni ikiganiro kitaza gutinda. Turagerageza gusubiza ibibazo, turintroduce n'ikindi gitabo gishyashya dushobora kuzabasomera mu minsi iri imbere, gikomeye cyane. Nuko ubwo ntago turi butinde rero. Mu bihe byashize nagumye kubona abantu banyandikira bati ko wishyize mu kaga, bivuga urabikuvugira iki, wabiretse. Ariko icyo dushaka kubivugira nuko twahamagawe n'Imana, kandi yadushyize muri uno murimo, kandi ntabwo yaduhamagaye ari uko yobeye ko hari abandi bantu bakomeye bagomba kubivuga, ahubwo barabyanze kubivuga. Banze kubibwira abantu, atari uko babiyobewe, ahubwo nuko hari igihe byatusha ku nyungu zabo bubatse igihe kirekire, bikababuza kwirira, bikabavana amata mu kanwa. Banze kubivuga. Hari umuntu wanditse muri commentaire atanga urugero rw'umuntu, aravuga ngo uyu muntu ko tumuzi mu Rwanda ari umuntu w'umuhanga uzi ubwenge, kubera icyo atavuga bino bintu. Impamvu atabivuga nyine n'ubwo buhanga, n'ubwo bwenge afite bumeze, ubwenge abantu benshi bafite n'ubwenge bahawe n'isi, n'ubwenge amadiplome bahawe n'isi, kandi abayamubahaye nibo yaba ari gushyira ahagaragara, nibo yaba ari kwambika ubusa. Ubwo rero ikigaragara nuko abantu benshi bari gutinya gukora ibintu nk'ibyo ngibyo bikomeye, kugira ngo batiteranya n'abantu. Imana igahagurutsa abantu nkatwe bintamenyekana kugira ngo babashe kuvuga. Nari ndi gusoma rero igitabo cy'uyu umugabo witwa Robin de Ruita. Robin de Ruita ni umu-Espanyole, wavutse muri 51. Ubu ngubu aracyariho, ntacyo muri Espagne, asigaye aba muri Equateur.
yanditse igitabo gikomeye cyane umuntu akibonye bwa mbere avuga ko yahita kimucisha umutwe bitewe na level yarariho, ko yari umuntu w'umweseyiste ni umuntu w'umufilozofe ugomba gukora ama essai philosophique, wibaza ibibazo akanabisubiza, akaba n'umuntu bahaye akaetikete nk'uko bakampa nanjye bitewe n'ibyo ndi kuvuga ko mu théoricien de complot, umuntu uvuga izi teori zo kugambana inyoko muntu. Uyu mugabo rero yanditse igitabo cyitwa The 13 Satanic Bloodlines Paving the Road to the Hell. Ni ukuvuga ngo ni imiryango 13 ya Satani iri gucira inzira cyangwa guharura umuhanda inyoko muntu iyerekeza mu irimbukiro. Yacyanditse gisoye muri 2006 muri 2008, ariko n'ubu aracyariho. Igitabo rero ndi kugisoma nenda kukirangiza, ariko hari akantu kamwe nagezeho ndi gusoma ndumirwa cyane karofreta ibihe tugezemo. Ni citation yagaruye mu gitabo cye cy'umugabo witwa Dresden, James Dresden. Yaranditse aravuga ngo a truth initial commotion is directly proportional to how deeply the lie was believed. When a well-packaged web of lies has been sold gradually to the masses over generation, the truth will seem utterly preposterous and its speaker a raving lunatic. Ni ukuvuga ngo ukuri kunyeganyeza mu buryo bungana naho ikinyoma cyageze gishinga imizi bakizera. Ngo kandi iyo ikigoyi cyangwa se urusobe rw'ibinyoma rwagiye rwubakwa buhoro bakarugurisha imbaga z'abantu buhoro ibisekuru n'ibisekuru, ngo iyo ukuri kuje gusa n'ibisazi, abantu bagufata nk'ibisazi ndetse abakuvuga bagafatwa nk'abantu batuzuye mu mutwe, lunatic n'abantu batuzuye mu mutwe. Biragaragara ko abantu iyo barebye ibyo turi kuvuga bagira ngo nitwuzuye mu mutwe, bagira ngo twarasaze, bagira ngo ntago dufite ibitekerezo bigiye ku murongo umwe, kuko dusanzwe tuzi ko mu gifaransa bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Ni mugani waravuye kuri Satani kugira ngo abantu bajye bahisha ukuri, bavuga ibinyoma amadoni kugira ngo ibyo binyoma bibakize, kandi bari guhishira Satani. Bakatubona tuvuga ibintu nk'ibyo bakagira ngo turabasazi, cyangwa se bakatwiyama, bamwe bakanga no kongera kutuvugisha, imiryango ikatwanga kubera ko twahisemo gushyira ibintu ku mugaragaro. Hari umuntu umwe mu muryango wanjye yigeze kumbwira ati kubera ko ubuze ubwenge, kubera ibyo ndi kuvuga, kubera ko ubuze ubwenge ndakuretse kandi n'urubyaro rwawe ntuzambera abatambyi. Iko yanyanditse byanditse muri Bibiliya nyine, ariko sinibuka umurongo byanditse, ariko iyo umurongo urahari yarawufashe nyine arawuterura ngo ati biriya bintu uri kuvuga ubuze ubwenge ndakuretse kandi n'urubyaro rwawe ntuzambera abatambyi. Mu by'ukuri rero, mu by'ukuri ntago ari ibintu byoroshye gufata icyemezo cyo kuvuga ibyo turi kuvuga. Ibyo turi kuvuga ni ibintu bikomeye rumvikana, ariko turi abasirikare twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ni nawe muyobozi, niwe utubwira ngo hagarara ngaho uravuga gutya, wowe hagarara ngaho uravuga gutya. Nta masasu dufite, nta mbunda dufite, nta zindi ntwaro dufite za kirimbuzi. Dufite ukuri kunyeganyeza ikinyoma, kukakinyeganyeza kukageza mu mizi yacyo, cyageze gishinga imizi, tukazakirandurana n'imizi. Yesu azagaruka rwose agitwika cyose, igiti cy'ikinyoma twarambiye twagishyize hariya agitwika. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ntabwo badufite, tuvuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yacu, tukavuga ukuri nk'uko kwanditse mu bitabo, tukavuga ukuri nk'uko kwanditse muri Bibiliya. Kandi iyo tubonye nk'abanditsi nk'abangaba nk'uyu Robin de Ruiter akiriho, ni ukuvuga ngo Imana, ni ukuvuga ngo ntabwo twagombye kugira niyo twebwe twapfa, kereka Imana iyo yabonye ko urupfu rwawe ruzabwiriza ubutumwa. Iyo ubonye urupfu rwawe ruzabwiriza ubutumwa abantu bakihana, irarureka rukaba, kuko ni mu nyungu zayo, kandi wowe bikutwaye urangije umurimo. Nakuze kuvuga ku mugabo witwa Mark Twain. Mark Twain wavuze ngo iminsi mikuru umuntu ni ibiri: umunsi umuntu avukiye n'umunsi umuntu asobanukiwe icyatumye avuka. Rero icyo cyatumye uvuka ugisobanukiwe neza, ukakinjiramo nk'uko Imana yakiguhaye,
ukagikora neza, Imana igucyura amahoro. Hari umugabo nigeze kumva ijambo rye ari kuvuga bari gushyingura umuperezida, n'undi muperezida wari uri kuvugira ku wundi muperezida wari gushyingura, aravuga ngo intwari ntiramba. Intwari ntiramba niko bimera mu Kinyarwanda. Iyo wabaye intwari akenshi ntabwo uramba. Abantu kandi buriya abantu bagira ngo baramba kuko bitwaye neza, bagiye bimbomboreka. Abantu baramba bakarinda basaza nta kintu bagezeho, nta kintu beretse isi, nta kintu basize bavuze ku isi cyabohora abantu. Kandi Imana yaragiye igenda Imana ibaha amahirwe, ba iminsi yo kurama ngo ihari yatekereza yakwiroturuva, ahari yakwiroturuva akamenya icyatumye muzana ku isi, umuntu akazasaza nta kintu asize ku isi, nta kintu asize ku isi. Ibyiza rero nyine ni ugutekereza ukamenya icyo Imana yaguhamagariye ukagikora. Natwe turi mu by'Imana. Iyo mvuze ngo natwe umuntu wawe ariko se kuki uvuga ngo natwe avuga ngo usa nkaho wishyira mu bantu benshi, usa nkaho wigize benshi, usa nkaho wishyize hejuru. Ariko narabwiye ntabwo mbivuga gutyo kubera yuko nshaka kuvuga ngo twebwe, jyewe ubwanjye ni twebwe, ahubwo ndavuga ntabwo ari jyewe jyenyine, sinirata ko ari jyewe jyenyine uri kuvuga ukuri. Harimo abantu benshi bahagurukiye kuvuga ukuri, bagatsinda ibinyoma, bakarwana n'ibinyoma. Abavuga mu Gifaransa, abavuga mu Cyongereza, abavuga mu Giswahili, abavuga mu zindi ndimi barahari. Nuko wenda mutari kumva. Mu Kinyarwanda barahari benshi cyane, ntirirwa mvuga amazina, bari kuvuga. Ntabwo ari jyewe jyenyine, ntabwo ijambo rimwe ndi kuvuga cyangwa se agatekste kamwe ushobora kuvuga isaha imwe ariko gahagije. Hari n'abandi bari gukora, kandi twebwe twese twemeye kwihara kugira ngo tuvuge ukuri kuri kuvugwa muri iyi minsi. Mwadufata nk'abantu bari lunatics, mwadufata nk'abantu badafite ubwenge bwuzuye, ariko ntabwo tumeze gutyo. Turi abantu Imana yahagurukije muri ibi bihe bya nyuma, idukoresha hari abantu b'abanyacyubahiro banze gukora. Nigeze kubabwira guhaterera agaparu k'umukecuru iwacu wigeze kuza mu Rwanda wo gutwara umucanga w'urusengero. Ahageze babona yazanye isahane, ni isahane yagifukuye iteye irangi, yakundaga kuba ari irangi ry'umweru cyangwa umutuku, y'ikiro kimwe. Arayitwaza, nuko rimwe umuhungu aranyegera atari ko nkuriya mukecuru koko buriya nyina wa Mary yaje mu mutwara umucanga n'isahane kubera iki koko? Kubera iki? Uretse kuza gucira abantu witeka, abantu banze kuza akabacira witeka kandi bafite imbaraga, nta rwitwazo bafite rwo kutaza. Mu by'ukuri rero ibyo mubona turi gukora bishobora gusa nkaho nko gucira abantu nkaho ntacyo turi gukora, tumeze nka mukecuru waje gutwaza umucanga isahane. Ariko hari ibintu bibiri biri gukora. Icya mbere, twe turi kuvugana n'umukumbi muto wa wundi Data wo mu ijuru ishimira bw'ubwami. Uwo turi kuhumuriza tubwira ngo ntabwo mwahisemo nabi, nimuhagarare nimushikame, Data wo mu ijuru arabangutse kuba ubwami. Kandi turi kubwira n'abantu badashaka kumva ukuri ko bari gucirwaho iteka, kuko kuri kuvugwa ntibashaka kukumva. Tukabwira n'abantu badashaka kuvuga ko bazacirwaho iteka kubera yuko bakuzi, bakanga kukuvuga ngo batagira ibyo bangiza mu bijyanye n'imitungo, mu bijyanye n'icyubahiro n'igihagararo na reputation bari bafite mu miryango. Mu by'ukuri rero icyo turi kuvuga ni ikintu gikomeye. Nagira ngo rero mpumurize abantu turi kuvuga ibintu bikomeye, bakabona ko turi abantu bagenda ukwacu kwa bonyine, tudashaka gukora nk'iby'abandi bakoze, kandi dufashe risike zishobora kuducisha bugufi zikatumerera nabi. Nagira ngo mbahumurize ko ejo tuzabona gutabarwa. Hari indirimbo yo muri Betania nakunda kuvuga ngo ejo tuzabona gutabarwa, ntabwo ndibuyiririmbe, ngo ibi byose bizaba birangiye, umuntu wifite azayinyoherereze. Ejo tuzabona gutabarwa, ibintu byose bizaba birangiye, ngo hari ubwo kurira kwa rari umuntu nijoro ariko bwacya impundu zikavuga. Haleluya. Ngitangira no murimo nababwiye ukuntu nagezeho nibaza ese Mana, mbaza Imana, ese Mana kumpamagaye ngo nkore no murimo kandi nkaba nafite ijwi ryiza, nkaba nafite rya jwi rirangurura, nkaba nafite ijwi ngomba ngoreka nk'aba bandi nsanzwe numva bagoreka ijwi yari kwigisha, ubu nzabigenza gute? Numva ijwi rirambwiye ngo uzirinde umusemburo w'abasadukayo n'abafarisayo. Nibyo koko, iyo ndebye ibintu turi kuvuga ntago wabiteranya n'umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo ngo byemere. Ntago wakina comedy ngo uvuge n'ibintu bikomeye nk'ibyo turi kuvuga ngo byemere. Niyo mpamvu turi kuvuga, turi kubwira abantu
mu buryo busanzwe. Hari n'umuntu mwene data uherutse kumbwira ati rwose ibyigisho byawe ndabikunda kandi yavugaga rwose n'umutima rwose utampisha, arambwira ati ahubwo wongere kubinyoherereza ati kuko niyo nacyumvise ndongera nkagisubiramo ndi gusinzira kuko kimfasha gusinzira. Ukuri turi kuvuga mu byigisho n'ukuntu duhumuriza abantu, n'ukuntu turi kubereka noneho aho twerekera, biri gutuma abantu babasha gusinzira mu gihe ibinyoma byari byarabujije gusinzira. Imana ishimwe cyane. Iyo mvuga ibyo ngibyo mugira ngo ni ibintu byo kubeshya, nanjye najyaga mbura ibitotsi kera ngashyiramo igitabo mu matwi, iki gitabo nkunda kumva, cyangwa se nka biriya bitabo byo muri Bibiliya biri audio nkacyumva nkagisinziriramo. Icyo ni ikikwereka yuko by'iburyo turi gukora biri kugenda bihora imitima kugira ngo nubwo turi mu makuba, nubwo tugoswe hirya no hino, tubasha gusinzira twumva amagambo aduhumuriza yuko Yesu agiye kugaruka. Haleluya. Ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abakorinto aravuze ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Banyera Abakorinto cyangwa Abatesalonike, mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo ko Yesu agiye kugaruka. Haleluya. Hari umuntu wambwiye ati mwene da, ibintu uvuga nta muntu buriya ntibashobora kubifata nka antisemitisme. Antisemitisme ni uvuga ngo n'urwango rwo kwanga Abayahudi, abasemite pa Abayahudi, ariko Abayahudi barakiyapropriye bonyine bagira ngo nibo basemite bonyine. Ko nagira ngo mbabwire ngo abantu bose baturuka mu rukiri rwa Aburahamu ntabwo ari Isaka gusa, harimo na Ishimayeli, harimo n'abandi bahungu 6 batavuga muri Bibiliya cyangwa baravugwa. Umuntu uzabona uwo murongo azawongereka, ariko icyo nzi neza ko nuko abantu bose baturuka muri rukiri rwa Aburahamu bose ni abasemite. Muri abo rero harimo n'Abarabu. Kubera iki Abarabu bemerewe kwangwa bikemera, bakababwira nabi bikemera, bakabatezaho intambara zibica zikabahekura bikemera, bakabateza ntihagire uvuga ko ari antisemitisme. Kandi twebwe turi kuvuga ni ukuri, ahubwo nuko badashaka kukumva kuko bubatse ikinyoma kirekire bakigira kirekire. Kandi nagira ngo mbabwire ngo iyo mvuga nihuta cyane kuko mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo twebwe turi kuvuga gutyo, harimo abagiye bandika ibitabo hagati muri bo. Nabwiye umugabo bita Shlomo Sande, ni umuprofeseri wa histoire, umudokiteri muri histoire, umuprofeseri muri université y'i Tel Aviv. Yanditse igitabo cyitwa Comment le peuple juif fut inventé. Ni gute buriya bwoko bw'Abayahudi bwahimbwe n'abari abantu bo hejuru b'abasioniste. Ntacyo bamutwaye, igitabo cye cyabaye best seller, barakigurisha muri Israel no ku isi yose. Arazenguruka atanga conference yerekana ko ari ibintu bahimbye, barabahimba bashyira hariya, ari ibintu bagiye baterateranya bakahindura identité z'abantu, bagaterateranya abantu bagashyira hariya, barangiza bakoresha mu nyungu zabo zo gushaka supremacy na notoriete, no gushaka ubutunzi no kwiba Abarabu babiba peteroli n'ibindi byose. Nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari twe twenyine twahagurukiye kuvuga ukuri, no muri bo hagati harimo bahagurutse. Ubushize nabahaye urugero rw'umurabe barabe bambara ingofero rwose zizamutse gutya bakagira n'incunda z'imisatsi imanuka gutya, witwa David Weiss. Abantu bazajye kuri internet barebe David Weiss, ntabwo ari David, ni David nko wakwandika David Weiss. Weiss ni WEISS. David Weiss ni umurabe w'umuyahudi uba muri Amerika urwanya abasioniste Col et Ame. Aravuga buri munsi abari kuvuga ku maradiyo anakomeye aruta ibingibi turi kuvugiraho mwumva muri abantu 500 igihumbi. We arutse no kuvugira kuri El Jazeera avuga ko sionisme ari yaremye imigezi y'amaraso ku isi. Yaravuze ngo the Zionism created the rivers of blood. Yaravuze ujya kuri YouTube uzayibona. Ntago ibyo turi kuvuga ari twe kenyine tubivuga, no hagati muri bo hari abantu Imana yahagurukije ngo bavuge ukuri. Ntabwo rero none se yaba antisemitisme nka bya bindi by'iwacu, yaba antisemitisme nabo hagati muri bo bakirwanya kandi nabo ari Abayahudi. Ahubwo nuko ari ukuri badashaka ko tuvuga, bakagukubitiye etikete ya antisemitisme, ariko natwe ntituzabura kukuvuga kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga.
rivuga muri ntuze mu byahishuwe ibice 3 umurongo wa 9 aho avuga ngo nuko utukwa nabi ngo nzahuri no ko ari intebe ya Satani iri ngo nuko utukwa nabi abiyita abayuda kandi atari bo ahubwo ari sinagogi ya Satani. Hari abantu ntago tuba tuvuga ibintu byinshi cyane, ntitubataka fizikoma, tubataka mu bitekerezo byabo n'ibinyoma bagiye bahimba bagira ngo bifatire isi yose, bayibe, bayice, bayinyage, bayerekeze mu irimbukiro. Nimwumva iki gitabo uno mugabo yanditse muzumirwa avuga ati abantu icyo bazanye, icyo baje mu isi gukora, bemeye kuba abagaragu imiryango ikorera Satani, kandi icyo bari gukora ni uguharira umuhanda abantu uberekeza mu irimbukiro. Ni abantu qui sont prêts à tout. Muri ino miryango harimo n'uwo nabonyemo numva ndumiwe cyane. Bo ntabwo iyo bajya gukora amakwe ntibajya basohoka hagati yabo, bararongorana hagati yabo. Ni ukuvuga ngo muri uwo muryango wenda tuzageraho mubabwire, ni umuryango abakobwa bashiki n'abasaza babyara bashakana hagati yabo bakabyemera. Bashiki n'abasaza barashakana hagati yabo bakabyemera kugira ngo badasohora ayo maraso. Ese ubundi ayo maraso arimo iki? Kugira ngo badasohora ayo maraso akajya ahandi, n'amafaranga yabo n'ibyo Satani yabahaye n'amabanga Satani yabahaye. Mu by'ukuri rero ibyo turi kuvuga, ibyo turi gukora ntabwo ari ibintu bindi bidasanzwe. Turi gukora dukoresheje ijambo ry'Imana, tukataka ikinyoma tukakinyeganyeza, kugeza imizi yacyo ijegeye ikarandukana n'igiti kikazajugunywa mu muriro, kuko ikinyoma kizajyana mu muriro na se wacyo ari we Satani. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo les hommes de haute qualité cyangwa se abantu bo hejuru ils discutent des idées, badiskita bajya impaka ku bitekerezo. Les hommes moyens ils discutent des événements. Abantu bo hagati noneho bajya impaka ku bintu byabaye mu isi. Hano havutse intambara, hano habaye ntuze crise ikomeye. Donc ils discutent des idées. Les hommes bo hasi noneho ils parlent des autres. Ntabwo turi kuvuga abandi, turi kuvuga ibitekerezo tukabikubita hasi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo dufatamira ibitekerezo by'umutima tukabikomera. Turi kubikubita hasi dukoresheje ijambo ryo gukiza, ijambo ry'ukuri. Niyo mpamvu ntabwo badufite abantu batekereza ko byagombye kudutera ubwoba, ko nta bwenge dufite, ko turi gukora ibintu abandi bose batinye. Hari n'uwambwiye ati hari runaka rwose uri hano mu Rwanda wize cyane, nabibonye muri commentaire ndumirwa, wize cyane. Ese ntabizi ibi bintu kuki atabivuga? Ntabivuga nyine kubera ko uwamwigishije akamuha n'izo diplome niwe wakoze wamose icyo kinyoma. Agiye se kubisenya ntiyakwisenyeraho byose. Niko bitekereza. Hari abantu kino sopapure yo kureka ibyo bafite kugira ngo bavugishe ukuri, babwire abantu ukuri. Twebwe rero tudafite ibyo dutureka, tudafite ibyo tudusiga, dufite agahanga kacu twataze. Birumvikana dufite imiryango mitoya, nta butunzi bwinshi dufite, ntaki. Imana yaduhagurukije, turi abantu barireje bemeye kuyikorera, tukavuga ukuri nk'uko kuri imitima yacu, nk'uko twakubwirijwe n'Imana. Nahoze mbabwira ibintu bikomeye bijyanye n'ukuntu rimwe na rimwe Imana igenda inyereka ibintu bikomeye. Impamvu ibinyereka nuko nemeye gufunguka amaso, ndayafungura kugira ngo ndebe. Hari abantu badashaka gufungura amaso. Imana igakomanga, fungura amaso urebe, dore imbere yawe, dore uko bimeze. Akanga ngo sinshaka, mufite ubwoba bwo kureba. Nimba ufite ubwoba bwo kureba, ijambo ry'Imana ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yakuburiwe n'amazuku. Imana itubabarire cyane. Mu kurangiza rero, kuko iki kiganiro kitaza kuba kirekire, mu kurangiza hari umugabo witwa Ntuze Mandel House. Nabwo namusomye muri iki gitabo cya Ntuze The 13 Satanic Bloodlines Paving the Road to the Hell. Yaranditse aravuga ngo create, yanditse mu gitabo cye yasohoye cyitwa Intimate Papers. Intimate Papers ni nko kuvuga ngo ni impapuro z'ibanga, niko yise igitabo cye Intimate Papers.
yaravuze ngo we create the problem on international level and then offer the solution that best fit the goal that is strived for. Ni ukuvuga ngo turema ibibazo biri kuri level international yo ku rwego rw'isi yose, hanyuma tukazana ibisubizo biri kwinjira neza mu ntego twebwe twari twihaye. Niko bayoboye isi, niko abantu bayoboye isi. Ibyo mubona niba budashaka gufunguka amaso ngo mubone ko ari ibintu bakabikreya ari ibibazo biri kuri level international, hanyuma bakazana ibisubizo bifitinga kugira byinjira muri goals zabo. Ibyo bizatuma abantu benshi bayoba kuko batabasha kureba ngo basobanukirwe isi dusohoye mo uko imeze. Batureze nabi, twagiye dutakaza capacity Imana yari yaduhaye yo gutekereza, capacity Imana yari yaduhaye yo kugira ibyo twimarira, capacity Imana yari yaraduhaye yo kuba independent, tukamenya kwifata en charge, twinjira muri gahunda zo gufatwa en charge n'aba bantu. Uyu mugabo yabyandika mu gitabo cye aravuga ngo hari igihe twabonye habaho guhimba cyane ibyo bita electronic devices for everything, niko abivuga ngo bagiye bahimba zira amapare electronique yo gukora ibintu byose. N'ubu ngubu hano hari za parezi, hari imashini zimesa naho zarahageze, hari abikora izumisha, hari ziteri pasi, hari ibintu byose hano ushobora kubona imashini yo kubikora. Ubu noneho no kwandika byarahagaze, ushobora no kureka kwandika ukavuga telefone ikajya yandika ibyo uri kuvuga. Yarari kuvuga rero ngo bagiye bakora ibyo bintu, tubona ko ari ibintu byiza, ariko bigenda bibembereza abantu, bibajyana muri mode yo kuva muri active ngo bakore bakajya muri passive, bibajyana muri mode yo kuva muri independence bakajya muri dependence total, bibajyana muri mode yo kumenya. Nk'ubu ngo abantu ntago bakibasha gufungura igitabo ngo basome igitabo cy'impapuro. Ubundi gihe nicyo nkunda ko nsoma nandika. Iyo nandika mu gitabo nkazamenya aho nanditse nimba hari ikintu giye nibutse gifitanye isano n'ibyo nasomye aho ngaho, ndandika mu gitabo cyanjye kiba cyanditsemo ibintu byinshi cyane. Iyo rero umuntu bamushyiriye igitabo muri telefone, iyo ushoboye no kugisoma ukakirangiza, gisiga cyakwisha amaso, cyakunanije ubwonko, cyakubabaje ku buryo ubutaha ntabwo igitabo cy'ubutaha uzagisoma, uzakihorera kuko kiza kikunaniza. Donc bakoze ku buryo tuva kuri ya ignorance ya awareness kugira ngo dusobanukirwe dukangwe tumenye ibyo turimo, tukajya kuri ignorance. Abantu benshi ninyura ikintu cyose batabasha gutekereza bakibaza Google, kandi Google niyo bayiyobora, bakibaza Google. Arakomeza ngo batuvanye kuri social cohesion, ndoko cohesion sociale, ukuntu twari twibumbiye hamwe, cohesion sociale, batujyana muri independence muri so-called independence. Ndoko independence ikiswe independence kuvuga ngo ntabwo nkeneye umuntu, ntabwo uriya mukeneye, ngende nyamwigendaho, ku buryo turi social fragmented. Niko yavugaga muri iki gitabo. Akavuga ngo kugeza igihe abana yicara hariya akabona umubyeyi yahugiye muri ibi ngibi, akabona isaha agiye muri ibi ngibi, akabona barumuna be n'abakuru bahugiye muri ibi ngibi, akabona inshuti ze nizimuhamagara, akavuga ati je vais attirer l'attention, agahita ajya kuri YouTube agakora ibintu by'ubugoryi guhera mu gitondo kugeza nimugoroba kugira ngo yatire attention. Hari abajya kure abazungu, abana b'abazungu, kirita abana b'abakobwa sinzi impamvu byo nikunda kubaho, bagera ku rwego rwo kwifata n'amavideo ya pornography bo ubwabo, bakifata iyo video niwe yatayereka umuntu akazayihisha, kandi ntamenye yuko aho yihishe ba bantu bamuhaye ordinateur bari kuyireba bashobora kuyisohora. Ubu ngubu nibatangira donc uko igihe turi kwerekezamo ni igihe nta banga umuntu azaba cyemerewe kubika, nta kintu cyose cyakozwe bazabashaka kukishyira ku mugaragaro bakagicuruza, kubera yuko information warazicuruje igihe wemeraga ko bagukoreraho bya bindi byose ntibasubiramo. Icyo gihe nikigera muzareba ibintu bizaza kuri internet, muzajya kubona mubone ama video y'abana b'abana bari biyubashye, abana batari
ari kuza kuri internet biyambitse ubusa, aribo babyikoreye bakabishyira muri telefone cyangwa muri ordinateri bakagira ngo barabibitse, kandi abandi babifitiyeho access. Kubera iki? Kubera ko bagiye batwigisha nayo, batubembereza batugeza ku rwego rwo kwigunga, ntubasha no kuvugana n'umuntu, ntubasha ukatwara nk'umuntu mu modoka ariwo umuhaye serivisi, umujyanye ku kazi cyangwa ugiye kukamuvanaho, cyangwa se ugiye kureba umujyanye nko kureba umuntu mukuru mwagombye kugenda muganira, agashyira ekuteri mu matwi, akagenda avugana n'intuze n'igitabo cyangwa se na audio ntuze y'ikindi kintu atazi kiri kumuvugisha, kugeza igihe mugeze aho mujya. Mwumve icyo bita solitude aho yageze ahangaha. Ubwo rero igihe kizagira bajya bihererana umuntu muri za ntuze, nuko ntaberetse kuri ya modoka nigeze gusoma ya ntuze ya Elohim Embassy, nigeze kubereka ya Elohim Embassy. Hari aho werekana agashusho abantu bameze nk'abadayimoni, bameze nk'ikintu cy'intuze kimeze nk'ikirobo kihereranya akana kiri kukabwira ibintu ngo ujye ureba hariya muri ordinateri, dore biriya bintu kiri kereka ibintu akana kagomba gukora. Igihe kizagira bajye bihererana abana bacu tutabizi, babihererane kubera ibintu bakoze. Uyu mugabo rero yavuze ibintu byinshi cyane, ntasubiramo. Narindi kubabwira ko ndi gutegura kuzabasomera kino gitabo. Nahoze ngisha imitima inama, ese ni iki nagombye kubanza, nabyo muraza kunde mujye muri commentaire murebe. Hari igitabo nigeze kubabwira ngomba kubasomera, igitabo cy'amategeko ya kamere muntu, le loi de la nature humaine. Ni igitabo numvaga nshaka kubasomera kugira ngo musobanukirwe icyo umuntu ari cyo, mwumve uburyo umuntu bagiye bamumenya kurenza uko yizi, bakamukorera amasolution, amushyira mu bibazo bikomeye kubera ko we ubwati yizi. Noneho icyo gitabo numvaga nshaka kukibanza, ariko n'iki ngiki narakibonye. Ubwo no kuvuga ngo mujye muri commentaire mumbwire ni iki mushaka ko tubanza, hanyuma tuzakibasubiriremo. Kandi Imana ihumugisha abantu bari kudusengera. Turi kurangiza. Imana ihumugisha bari kudusengera. Hari umuntu umwe wiheretse kumpamagara arambwira ati ntago muzi nawe ntanzi, arambwira ati mwene data ndagukunda cyane ati nitwa gutya na gutya, niba simuzi nanjye ntanzi, ati nitwa gutya na gutya, ati ndagukunda. Tugitangira kuza naravuze uriya we aje mu biki, uri utazi no kuvuga, uriya se ati yaturuka he mwaka byara, uriya se ni kabiragani none bigenze bite, uriya se hamagawe nande. Ariko nagira ngo mbabwire ngo twebwe Imana yaduhamagaye izi neza rwose ko twemeye kuba malleable, twemeye kuba nk'ibumba umuntu uze mu ntoki zayo, ibumba uko ishaka ikazadukoresha uko ishaka. Niyo mpamvu mutubona mutari musanzwe mutuzi, mukumva turi kuvuga mutari musanzwe muza amajwi yacu, amazina yacu atarasanzwe azi, nta titre tugira. Na evangeliste gusa naryita, wenda nashobora kuryita bisanzwe, ariko nta titre dufite. Ntago turi abapotre, ni turi abaprofete, ni turi iki, ahubwo twahamagawe n'Imana, turi ntamenyekana, turabaswa kugira ngo tuvuge ukuri Imana yatwiyemereye ko tumenye. Kandi koko Imana yaduhaye kumenya ukuri. Haleluya. Hari igihe nigeze kwerekwa ibintu by'uriya mu perezida wa hariya muri Etats-Unis, mwereka rwose bamuzanye kwa muganga arembye, ari kuri brancard, aryamye yubitse umutwe, asa nk'uryamiye umunwa. Mu Kinyarwanda kuryamira umunwa ni igitutsi, sinzi impamvu nabonye asa nk'uryamiye umunwa. Icyo gihe abantu bamugose, abantu bamurira bamugose, arazamujyana kwa muganga. Ndongere mbona baramucyuye mu nzozi, ndangije byuka mu gitondo mpamagara umuntu ukunda kubaza ati ese noneho warose iki, ndamubwanira rose mbona uriya musaza wa hepfo wo muri Etats-Unis bamutwara kwa muganga. Aranga ngo se bose ngo mwana ngo ntuzasara mwana we, ubwo se nk'ibyo wabonye gute? Hashize igihe gitoya nk'ukwezi agiye kubona itangazo rya leta rivuye muri Etats-Unis rivuga yuko perezida wabo ngubu atari uyoboye, ahubwo yahaye flambo umugore umusimbura, kuko bagiye kumukorera checking ituma bamusinziriza amasaha, sinzi niba ari amasaha
sinzi iminota 60, iminota 85, iminota 85 bakamusinziriza bakamukora checking, bagomba kumukora checking ijyanye na kanseri dikoro. Hanyuma baramusinziriza, mudamu arasinya ayobora nyine Etazini muri icyo gihe. Yaravuga ngo uzi ko bya bindi weretswe ari ibingibi, nibyo rwose nibyo neretswe. Kandi koko Imana yagitwereka ibintu bikomeye cyane, kuko twemeye gufungura amaso yacu ngo turebe. Umuntu wese wezemera gufungura amaso ye akayavana mu binyoma, mu byerekwa n'abantu basanzwe babeshya, akayashyira mu kuri, Imana izagenda imwereka. Nibyo itwereka tugatinya kubivuga, kuko tubivuze byatera ibibazo. Mu minsi yashize mwumvise ntanga icyigisho ku bana b'abahungu bigarura imitima y'Abanyarwanda. Kiriya cyigisho nari nkimaranye igihe, Imana yaragiye irabimishurira imbwira kubivuga, nanga kubivuga kubera ko numvaga mfite ubwoba bwo kubivuga. Irandwaza, ndarwara, abantu bagize ngo ndwaye indi ndwara ntirwa mvuga. Ndarwara inyongorera ndi ku gisasiro maze iminsi 3 ntarya meze nenda gupfa, ku buryo madamu yageze arambwira ati ariko se wagiye no kwa muganga ukamenya ikintu urwaye, wagiye kwa muganga ukamenya ikintu urwaye, ubu upfuye, ubu bavuga ko upfuye iki. Ariko Imana yansanze ku gisasiro irambwira ngo wibuke ko ufite umwenda, utavuze ibyo nagomba kukubwira. Navuye kuri icyo gisasiro ndaza ntabasha no kuvuga n'ijwi ridasohoka, ntangira kuvuga ibyo bintu. Hari umuntu wambwiye ati rwose ukimara kuva muri buriya burwayi wameze nk'umusazi, sigaye nta kintu utinya, ibintu byose uravuga. Nta kundi, ntabwo tugomba guceceka, tuzavuga ukuri. Turarangiriza ku kibazo situation turimo y'isi yose mu sécurité internationale. Murabona ibintu biri kuba noneho ukuntu bigenze, bya bindi atari yavugaga ngo bizaturikira hirya no hino, bizaba chaos polycentrique. Ubu noneho ntuze Swede, ubu ngubu noneho Swede nayo iri gushaka kwinjira muri OTAN. Finland, kandi Finland ifite umupaka wa kilometero 1300 na Burusiya nayo irashaka kwinjira muri OTAN, kandi yavuze ko igomba kujyamo. Uburusiya nabwo buvuga ngo tuzihimura. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Birashaka kuvuga ko bakoresheje Ukraine nka apa. Abantu bazi apa ni kwa kundi ufata intuze nk'umunyorogoto cyangwa se ijeri cyangwa se ikindi kintu ukagishyira ku rushundura ukajya kuroba ifi. Bakoresheje Ukraine nkapa kugira ngo barobe ifi. Reka bayise ngo ni ingona, harimo umuntu wamwise ingona w'umuperezida, ubundi muperezida w'ikindi gihugu wise uriya muperezida mu Burusiya ngo ni ingona, ariko ubundi ubusanzwe mu buryo buri prophétique ni idubu ni ours. Bakoze uburyo bushoboka bwose kugira ngo bavumbure l'ours, bayitangatange, bayitera amacumu bizeye ko izapfa. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ibintu bigiye kuba nimubona baraba intambara ifashe muri biriya bihugu, muzamenye ko ibintu bikomeye cyane. Kandi si ubwa mbere bivuze, iyi ntambara nk'uko Macron yavuze izaba ndende, ibihugu bizinjiramo ari byinshi cyane. Noneho wumvise yuko na Ukraine yafunze gaze, igice kimwe cya gatatu cya gaze yagemirwaga i Burayi yarayifunze, yacaga muri Ukraine. Yarafunze. Sinibaza Ukraine iri guhana Uburusiya cyangwa iri guhana ingo zingana na kimwe cya gatatu zingo ziri i Burayi zacanaga iyo ntuze gaze. Ariko mu byumve uko bintu bimeze, ntago byagarukiye aho ngaho, bizagera no muri Taiwan. Mwumvise ko muri Taiwan n'Ubushinwa nabyo bagiye guterana n'imitwe, bari gushotorana. Ubushinwa bwohereje indege 18 z'intambara zisatira zijya mu kirere cyantuze cya Taiwan. Amerika ishobora kwinjira mu ntambara. Ibyo bintu byose nk'uko mubizi ni ibintu byerekana yuko ibyo atari yavuze ko bizaturikira hirya no hino ku isi ari ukuri. Ikindi nuko ibigaragara iki kibazo kizafata isi yose, buretse buzareba bizaya muri region de Kararake n'ubwo hamaze igihe habera ibindi. Ariko hari ibihugu byakorewe kugira ngo bishotore gusa, birahari. Hari ibihugu bibereho kugira ngo bishotore, nabivuze mu gihugu mu kiganiro cyashize. Ibihugu byakorewe kugira ngo bishotore bizongera bikoreshwe muri iyi minsi ya nyuma kugira ngo bishotore, bikore intambara, hanyuma babone uko bimika umwami wabo. Nk'uko wa mugabo yitwa Mandel House yabivuze ati tugomba gukerera ikibazo kiri kuri level international, hanyuma tukazana igisubizo gifitinga muri goro yacu, tukabasha
kugera ku ntuzi. Ibyo kuvuga ngo abantu bari gupfa muri Ukraine nta kibabwiye, cyangwa nuko bakereye ikibazo cyafashe bagiye kugishyira ku rwego international, noneho bakaba bagiye kugera kuri ntuze ku migambi yabo. Ndarangiza ku gakuru kariho kambabaje cyane. Ni umwana w'umukobwa, ni abana babiri, umukobwa n'umuhungu, baje kwiga mu ishuri umwana wanjye yigamo ubu ngubu, yiga mu wa gatanu primaire. Hari abana rero bavuye muri Ukraine babiri, umuhungu n'umukobwa, banava n'indimwe baza kwiga muri iryo shuri. Umwana w'umukobwa we yirirwa arira, umwana wanjye niwe ari kubimbwira ati yirirwa arira, ati je me suis senti très triste, ati nukuntu kuko ari kurira buri kanya, bakamusohora bakagenda bakamuhoza, yagaruka akajya kongera agaturika akarira. Nubwo bwose yageze muri Canada, nubwo abantu bavuga ngo kugera muri Canada, ariko yibutse wenda yapfushije abantu be bapfiriye imbere y'amaso ye, agahinda bateye aba bantu, agahinda bateye abana, agahinda bateye ababyeyi, agahinda bateye abagabo, bateye abagore. Ntacyo kababwiye cyangwa nuko bakereya de problème international, bakazana des solutions zizatuma bashyiraho antikristo akaba ari uyobora isi, kuko bari kwerekeza isi muri gouvernement imwe igomba kuyobora isi. Muri make rero ntago twahagurutse tushaka kurwanya, hari abo turwanya batekereza ko dushaka kuba turwanya abayahudi. Ntabwo tubarwanya, turarwanya ikinyoma aho kiri hose, aho kizaturuka hose tuzakirwanya. Kandi mwumva mvuga ikinyarwanda nkaba nkurikirwa n'abantu 1000 batarenga. Hari abantu bakurikirwa n'abantu 100,000, hari abakurikirwa na miliyoni bavuga ibi ngibi, ntago bajya babacirikisha. Hari abandika ibitabo bikagurishwa, ntago bajya babacirikisha, kuko ni droit d'expression. Uwo bashobora kwica bamwica, kuko Imana yabyemeye ko urwo rupfu rubaho rukazabwiriza ubutumwa. Nanjye bashobora kunyica kubera ko urupfu rushobora kubwiriza ubutumwa abandi bantu. Ndabizi hari urupfu rwigeze kumpagurutsa arambwira ngo wowe uri iki. Hari urupfu rw'umuntu rwigeze kumpagurutsa arambwira ngo wowe uri iki, ucecetse uri iki, kuki urumva urusha icyo ugiye. Ndahaguruka ndahinduka mu bitekerezo. Hari igihe rero Imana yemera ko ibyo bintu biba kugira ngo abandi barebereho bahinduke, kandi weho nta kibazo ibitwaye, kuko umubiri wo ugiye ariko ubugingo yabutwaye. Rero two gutinya icyica umubiri, dutinya icyica ubugingo, ntabwo rero dufite. Mu kurangiza reka dusenge. Nagira ngo mbibutse yuko abantu bose batekereza bagomba kureba ko turi ku muteremuko, turi mu gikamyo. Ndavuga bemeye kukinjira mu gikamyo kibohereza mu irimbukiro cyangwa kibohereza mu ntuze guteranyirizwa muri systeme ya Satani. Haracyari ubushobozi, haracyari chance zo gusimbuka. Uratekereza bati sinisimbuka ngapfa, kuko byose ni kimwe. Nibe no gusimbuka ugapfa, umubiri ukaba ari upfa ukahasenzekarira, ariko ubugingo bugakira. Ariko igihe kizagera ni byose n'ubugingo n'umubiri byose bigende, kubera ko wanze gusimbuka. Nagira ngo rero nsengera abantu n'ubu bashaka gufata decision yo gusimbuka, bakava muri iki gikamyo bakabasha kujya ku ruhande, tugategereza Yesu Kristo. Haleluya. Ese nibuka mbere yo kubasengera, ese nibuka yerekwa nagize ngitangira no murimo. Nabonaga ndi mu iteraniro riri hanze, cyari campagne d'evangelisation, cyari igiterane gikomeye cyane. Ngiye ko nabona inyenyeri iratse cyane mu kirere, inyenyeri idasanzwe, umucyo udasanzwe ndawubona. Ndasohoka muri icyo giterane ngira ngo ni Yesu ugarutse, ngenda niruka nti Yesu agarutse. Icyo gihe ngera ahantu usanga hari abantu bari kwinjira mu cyato kinini gisa n'icyatsi kibisi. Naje gusobanukirwa impamvu cyasaga n'icyatsi kibisi, nubwo ntabona umwanya wo kubisobanura ubu ngubu. Ariko icyo cyato abantu bakinjiraga ari benshi, kandi wagira ngo ni ibyato byinshi, kuko cyarazaga kigapakira kikagenda. Mbona umuntu ari kundambuza ari hakurya y'uruzi, ari kumbwira ngo ngwino wowe wikwinjira mwaho ngaho, ari kujya mu irimbukiro, ngo ngwino wikwinjira. Ndagenda ninjira ahantu, sanga bari muri nuze. Abo bantu ni bakeya, bamutegereje ahantu mu rutare rumeze nk'imizi y'igiti. Urabona igiti gikura kikaranda kikagira ibizi bishamitse gutya, ariko rwo rwari urutare.
bamutegereje bameze bari muri urwo rutare rumeze nk'imizi y'igiti ariho bategereje. Arambwira ngo ahangaha niho dutegereje Yesu ko agiye kugaruka. Bariya bari ubona bari kurira kiriya kintu bari kujya mu irimbukiro, ntugire ikibazo, ngwino dutegereje hano. Haleluya. Sinzi impamvu yerekwa ni ntuze na similitude bari abantu bandika mu bitabo biri kugenda bisa. Ntabwo nongera gusubiramo ibyo Nowa Yaharari yavuze, ariko mwibuke yuko nawe ko yabivuze ko nta abantu bari kwinjira mu gikamyo kandi nta mafure, ntawe uzi aho fure ziri, ntabwo ntibazi aho berekeza abantu. Nagira ngo rero mbabwire ngo nimora dukora gutya tuvuza induru tubabwira ngo nimuhagarare aho ngaho, ni ururuka ujye hasi utegereze Yesu Kristo hano, dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Umva ukuri niko kwaguteganyirije, kukubohore, kukuvane mu binyoma. Umva ukuri kukweze, ntabwo ari ukugira ngo tukurushye, ntabwo ari ukugira ngo tukubuze amahoro, ni ukugira ngo tukuvane mu binyoma, tubashe kugushyira mu mukumbi muto ugiye gutegereza umwami Yesu Kristo. Kandi Yesu yishimira, Data wo mu ijuru yishimira guha ubwami. Reka turangize dusenga. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kukugira neza, tugushimiye kuri urukundo niwe waduhamagaye udushyira muri uno murimo. Amagambo tumaze kuvuga ni menshi cyane, ntabwo twabasha kuyasobanura nk'abantu, ariko wowe ushobora kuyaherekeza ukabwira buri umwe muri twebwe na buri umwe muyumva ibyo ushaka kumubwira, ukabohora umutima we, ukeza umutima we, ukeza ubugingo bwe, kandi abafashe decision yo kuzateranizwa muri Yesu Kristo ukabafasha, ukabahagararaho, ukabaha imbaraga zo guhangana no gushikama mu byo bizeye. Abashaka gusimbuka bakaba muri iki gikamyo cy'igurura kiyerekeza abantu mu irimbukiro, baha imbaraga zo kuba abagabo basimbuke bave muri iki gikamyo, bahagarare mwami Yesu Kristo mu mwanya wo kugutegererezamo. Ngaho bana natwe udufashe, umugisha wawe tubeho cyane, kandi ijambo ryawe rituwe muri gwiriye, ribe mu mitima y'abantu rigwiriye, ukuri kuboneke mu mitima y'abantu, gusenye ikinyoma. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.